Mu gitondo cya kare Nike wari wirukanwe ku ishuri yambaye neza, mama we nawe akenyera igitenge yari yateye mu baturanyi amuherekeza ku ishuri. Bageze ku marembo nka 3:30 abanyeshuri bose bari mu mashuri. Bakigenda gake gake imodoka nziza cyane y'umukara baturutse inyuma. Barahindukiye ngo bayirebe babona Nike aho ngaho mu kigo. Hari hafunguye ihita yinjira iparika Nike na mama we bareba. Nike yatunguwe no kubona mu modoka hasohotsemo Shakira. Yari yambaye iniforume ahetse n'amakayi mu kindi gikapa cyari cyiza gitandukanye n'icyo yari yayicyuyemo. Amaze gusohoka yaje yiruka nta n'isoni ahobera Nike ati mbabarira Nike kandi nizeye ko bagiye kutureka tukiga. Yamaze kumuhobera asuzana mama atamwitayeho cyane. Yageraga iruhande rwa Nike akumva yakomeza kumwirebera. Bahuje amaso Nike yumva akozwe n'isoni areba hasi. Shakira akomeza kumureba nimwe wasa n'umusaba imbabazi ariko atavuze. Se yari ari guparika imodoka neza hirya gato iruhande rw'iya diregiteri. Yasohotse mu modoka yambaye ikositimu nziza cyane ku rukweto ruhenze bitavugwa. Nike iyo yajyaga mu mujyi mu biruhuko yakoreraga abakire ku buryo yarazi agaciro k'imyenda. Uretse iyo modoka yabariraga muri miliyoni 100, uwo mugabo yari yambaye inkweto zigura 250. Yari yambaye na karuvati iriho impeta. Nike yahise abwira mama ati dukomeze ibiro biri hano hepfo. Se wa Shakira yarebye umukobwa we abona ahagararanye na Nike. Yaje asa n'urakayemo ko nasohoza mama wa Nike nawe aramusohoza ahita amanuka yerekeza ku biro. Shakira yisigara inyuma ngagendane na Nike. Zahindukira amubaza ati ariko ni wo musore babafatanye. Shakira dedema hagati yego ariko ibyo nababwiye wowe na mama nababeshyaga wararengana. Se yahise ahagarara Nike na mama we bamugeraho. Yaramurebye ati mukecuru urumva ibyo umwana wawe akora anshukira umukobwa wawe rwose buri munsi. Mama wa Nike yaramubwiye ati uyu ni umuhungu wanjye si umwuzukuru. Ngiye yambwiye ko bamwirukana ibyo atanditse none ngo bamufatanye n'umukobwa wawe bakoraga ibiki? Umugabo ati ahubwo se ko nakamufungishije reka mbanze mvugane na diregiteri natareka ngo umwana wanjye akomeze kwiga hano ndajya mu nkiko kandi umusore wawe aranirwa guhohotera umwana ukiri muto. Umukecuru yagizemo ubwoba kuko umuhungu we yari yakinishije umukire. Icyatumaga amwita nyirakuru wa Nike nuko yarebaga akabona umusore akeye ariko mama wari umuntu usanzwe agaragara nk'uwishwe n'imirimo atacyitaho cyane. Bageranye ku biro bya diregiteri baramukomangira arungurutse hanze abona bose bazanye. Yasohotse yisakurisha atari ko kubishinzwe uburezi muri uyu murenge wumva ko umwana wawe mu gihe yakosheje atakwirukanwa umuzanye hano ngo bigende bite ko namwirukanye ngo mumushakire ikindi kigo. Ngiye rwose urabizi sinakomeza kwihanganira abanyeshuri b'ibirara. Nimwinjire mumbwire. Barindiye bose ari bane asaba ababyeyi kwicara hanyuma baza se wa Shakira ati wowe n'uyu mubyeyi mwagiye inama yo kuza hano. Yabivuze aseka kugira ngo barebe ko nta mutima mubi. Se wa Shakira ati ariko rero gabanya ibihano rwose. Ibyo kuba nshinzwe uburezi byibagirwe mfate nk'uyu mukecuru twese wakira ikibazo cyacu mu buryo bumwe. Diregiteri yaramubwiye ati gutazanye mama Naniza ngo wishyire imbere y'uyu mukecuru ukemera ko abana bose bakoze ikosa rimwe aho gukomeza gutsimbarara ku musore kari ukwiriye guhanwa kagushukira umukobwa ubu nabyumva nimubwire ikibagenza. Umugabo atariko ikitugenzura kize. Umukobwa wanjye Shakira yambwiye icyabaye gusa uyu muhungu koko niwe umushuka. Yambwiye ko yamuhamagaye ku bwiherero ngo amusabe ikaramu ye yayimushyira agahita amukurura. Shakira yamuciye mu ijambo ati nababeshye papa Nike ararengana. Diregiteri ati Shakira koko Nike ararengana? Shakira ati yanyuze ku ishuri ryacu ndamukurikira musanga ku bwiherero animateri asanga ari kumagurutsa hasi. Diregiteri ataguhagurutsa hasi wari wahageze ute? Yabajije Nike ati Nike wamuhagurutsaga bigenze bite? Yaraguye hasi uramuhagurutsa? Nike ati njye sinzi icyo yashakaga kumbwira. Nabonye yinjira mubaza impamvu aje ku bwiherero bw'abahungu hanyuma ahita apfukama hasi atangira kurira. Byarancanze nanjye ndamuhagurutsa ngo avuge ahagaze tunave ku bwiherero hatagira umuntu hadusanga kuko twari duhagaze imbere ku ruzitiro. Nta kindi cyabaye sinzi icyo yashakaga kumbwira. Diregiteri yarebye se wa Shakira ati wabyimviye ko umukobwa wawe yemerera ikosa natubwira icyari kimujyanye. Yanze kuvuga diregiteri afata agakoni aramubwira ati none ushaka kuvuga uri kurira naguhaye uburenganzira bwawe ngo usobanure none ndoro rutangiye gupfusha amahirwe yawe ubusa. Shakira yasobanuye ibintu neza ati nkunda Nike namusabye ko dukundana arabyanga naringiye kumwinginga ngo basa nkunde. Diregiteri se wa Shakira na mama wa Nike bifashe ku munwa papa wahitamo kuturushya atari ko uwo muzima wa mukobwa we umugani wa nyokuri inteza rubwa gusa ngo uramukunda ngo namwisabiye ko mukundana ubwo se waba wemerewe gukundana nawe ni gute umukobwa ari we witeretera umuhungu burya nibyo ngibyo uba wibereyemo nanjye nzi ngo uri kwiga. Diregiteri yarababwiye ati nimutuze umwana avuze ukuri niba koko umusore arengana we na mama we nibigendere umuhungu ajye mu ishuri mama watahe. Barasohotse Nike asezera mama ajya mu ishuri. Mama wa Nike wagaragaraga nk'umukene birenze ibikenewe nubwo bwose yari yateye agatenge yagerageje gusa neza yagarutse mu biro ashimira diregiteri aramubwira ati murakoze rwose umwana wanjye yarampangayikishije niwe wenyine wabashije kugera mu ishuri kandi abikunda kubi nubwo bwose ntacyo mufasha mu biruhuko akora uko ashoboye akajya gupagasa kugira ngo abone iniforume n'ay'amakayi. Yanambwiye ko mwamwemereye gukora mu mirimo y'ikigo kugira ngo abashe kurya hano ku ishuri rwose mubabarire n'andi makosa yaba yarakoze mumureke yige Imana yonyine izabaho umugisha. Diregiteri yaramwitegereje agiramo agahinda aramubwira ati mukecuru ihangane ndakumva rwose
umwana wawe sinzamwirukana nitwara neza, kandi humura asanzwe yitwara neza nuko dukosa tutabura. Gusa iyo ari uri mu makosa yashoboraga guhanwa bikomeye. Uyu mukobwa nawe agiye guhanwa kandi se ari ushinzwe uburezi mu murenge. Urumva ko tutihanganira amakosa. Mama wa Nike ati none se nawe mwamubabariye ko abo bana batazongera, nabo babonye ibyo bakoze kari amakosa wenda barisubiraho. Se wa Shakira ati ibyo umubyeyi avuga ni ukuri, umwana wanjye mubabarire rwose ari bwisubireho. Umukecuru arisohokeye asiga baganira. Diregiteri yaramubwiye ati sinkimwirukanye kuko mwazanye, ariko sinakuraho igihano. Naze mumara n'icyumweru mu rugo kandi mu kugaruka azahanirwa imbere y'abanyeshuri. Genda umwigisha uko agomba kwitwara mu gihe ari hano ku ishuri. Nta kundi bari kubigenza, we na Shakira basubiyeyo. Bakigera mu modoka yatangiye kumusakuriza, aturetse kunsebya, uriya musore niwe wahisemo gukunda. Ujya ku bwiherero bw'abasore ute? Nimbibwira nyoko arakwica rwose. Nubwo waba uri mukuru wemerewe gushaka, umenye ko uriya muryango ntawe ugushyingiramo. Ibaze gukunda umusore wawe batabona nayo kugurira ikaramu. Shakira yari yabuze icyo avuga. Nubwo bari kumahana bikomeye ageze mu rugo, yarishimiye ko nibura Nike bamuretse akiga ntazire ikosa atakoze. Bageze mu rugo se ahita abwira umugore uko byagenze nuko umukobwa we yisobanuye. Nyina nta miyaga na mike yamushyiriragamo. Yaramubwiye ati wowe birarangiye, nureba nabi ntuzigera wiga muri interina, kuko ugiyeyo watwarira yinda. Umukobwa wikurura ku basore bigeze aha nta kabuza azabyarira hano nitutitonda. Wongera kuvugana n'umusore tukuraza utariye, uzajya urarira inkoni uzibyukireho uziririrwe kugeza igihe uzashyira ubwenge ku murongo. Nike winjiye mu ishuri, abanyeshuri bamubonye bakoma amashyi barayagara. Umwarimu arimo yigisha yashatse kubacecekesha bamurusha amajwi, bakomeza gusakuza cyane. Nawe arababwira ati nimusakuze hanyuma nimusoza mumbwire. Kubera ukuntu yarabivuze arakaye baracecetse, bose ahita bakuraho amanota 5 yo kumusuzugura. Bari bishimiye ko agarutse, bari no kubimugaragariza bamwenyura. Yicaye iruhande rwa Jerome nk'uko byari bisanzwe, ahita amukora ku rutugu. Umwarimu aramubona ahita amusohora hanze. Jisi bakundanaga we yarafite agahinda mu maso kuko Nike wari ugarutse yari yamufashe nk'umuntu umubeshya. Icyakora mu mutima nanone yumvaga yishimyemo kuko yaragarutse ku ishuri kandi yarazi ko bamwirukanye burundu. Uwo mwarimu yari hafi gusoza isomo rye, bakajya mu isomo rya nyuma rya mbere ya saa 6 kandi harimo chômage. Agisohoka Jerome yinjiye yisetsa, yegera Nike amubaza uko byagenze ngo bamubabarire. Abandi banyeshuri bamwuzuyeho uretse Jisi wakomeje kwiyicarira. Nike nawe yifuzaga kuvugisha Jisi akanamusobanurira byose uko byagenze. Yarababwiye ati nimundeke manze mvugishe Jisi. Yamugeze iruhande amusohoje aranga. Yaramwinginze ati sheri basi nsuhuza kandi nyizere, Shakira byose ni wabiteye. Yahise yisohokera, Nike amukurikira hanze yirengagije ko agakosa kose yari gukora kari kumwirukanisha. Agisohoka yabonye animateri, umutima umuvuma ahita asubira mu ishuri yihuse. Yaganiriye n'abandi banyeshuri ababwira uko byagenze baramwishimira. Jerome atangira no kumusobanurira ibyo biza adahari. Yarahangayikishijwe na Jisi yibaza uko ari bumugarure ku murongo bakongera kuvugana. Kubw'amahirwe icyuma cyaravuze bajya muri lunch. Yagiye nyuma y'ishuri asanga Jisi yicaye muri jaride ari kurira, amwicara imbere aramubwira ati sheri uri kurizwa n'iki kuki wanze kumvugisha, ntabwo wishimiye ko nagarutse? Jisi n'ikindi gato ariko Nike kuki utigeze umbwiza ukuri, kuki wakomeje kumbeshya ko nkunda? Nuko Shakira ari mu bakire cyangwa nuko ari mwiza kundusha? Nike amufashe ikiganza ati ndeba mu maso Jisi, kuki utekereza ko nkubeshya, kuki utizera urwo ngukunda? Basi mu mwanya nisobanure. None se yomba narabikoze koko nkundana na Shakira bari kumwirukana agasigara? Abandi banyeshuri basohotse hanze basanga Jisi ari kurira, Nike ari kumuhanagura amarira. Nike aramubwiye ati muri class yacu nta muntu urimo, n'uwo barimo namusaba akabasohotse ngwino gusobanurira ibyabaye byose tutaguma hanze tukiteza abantu. Binjiye muri karase, abandi banyeshuri batangira gukwirakwiza amakuru ko Nike atendeka Shakira ko yifitiye undi mukobwa bakundana. Bo ntibari bazi ko adakundana na Shakira, ntabwo bari bazi ko abamwihomaho. Kuva babajyana imbere diregiteri akabirukana avuga ko bafatiwe ku bwiherero bw'abahungu, bibwiye ko ubwo bakundana. Kandi diregiteri yari yavuze ko abantu bazongera kumenya ko bakundana bazahita babirukana. Yageze mu ishuri aramubwira ati Jisi nk'uko ubizi Shakira bashaka ko dukundana. Inshuro zose aza hano mu ishuri aje kundeba simba namuhamagaye. Bwa mbere yatangiye amabiswi ngo aranshimira uko nari nasubije animateri. Bwa kabiri yaje ashaka ko tuganira asanga ndi kumwe nawe. Ikindi gihe cyose yatangiye kuzana n'abandi banyeshuri bigana mu wa kabiri baje gusobanuza Jerome nanjye nkamufasha. N'ubundi sinari kwanga kumuvugisha. Jisi ati none se ntabwo wabonaga ko agukunda? Nike ati narabibonaga, ariko yarabizi ko nkundana nawe kuko yasangaga turi kumwe kandi buri gihe. Nawe ati ngaho mbwira ukuntu mwahuriye kuri toilette z'abahungu rero. Njye nzi ko mwabikoze kenshi, wasanga iyo wasohokaga mu masaha yo kwiga ari wabaga ugiye kureba. Nike ati sheri kuki utajya unyizera? Jisi ati mwizere nta cyizere wampaye. Nawe ati basi reka nsoze nkubwire uko byagenze. Nagiye kwihagarika muri Ntwari nuko mbona Shakira aje agana ku bwiherero bwacu aho kujya ruguru. Namubajije ikimuzanye atangira kumbwira ko ari mwiza ko nkwiriye kumukunda. Namusabye gusohoka aranga ahita apfukama hasi ararira. Ndavuga ntiyagize umuntu usanga apfukamye noneho ku bwiherero yakeka ibindi.
niko kujya kumuhagurutsa animatera akatuga gitomo. None ikosa nakoze ni irihe? Nta no kungirira impuhwe ko bari bagiye kunyirukana burundu. Ubwo uzi ko babanje kutujyana muri sale bari kuvuga ko twasambaniragamo. Iyaba atari wowe wahizanye se yari kubyemera imbere y'ababyeyi bacu, imbere ya papa we na mama wanjye na diregiteri. Ibyo nkubwiye nibyo yahavugiye. Ubu bamuhaye weekend. Yarishimye kuko Nike yaramubwije ukuri, aramuhobera ati sheri, mba mpangayikishijwe n'ubukobwa bukwibambazaho, urabizi ndagukunda, niyo mpamvu ngufuhira nkarenza urugero. Ni ukuri ntiwakumva ukuntu umutima wendaga guturika igihe bakuzana imbere uri kumwe na Shakira bakavuga ko babasanze mu bwiherero. Noneho nageze mu rugo nenda kwiyahura, nari nzi ko byose ari ukuri kubwo mukundana. Nike akomeje kumuhobera, amumanura ibiganza mu mugongo ati tuza sheri, nzi ko nta wundi muntu wankunda nkawe, nta kindi nkundiye. Kuva wagera iwacu ukamenya ubuzima mbayemo ariko ugakomeza kunkunda, narakwizeye. Mbwira na mama ko ari wowe uzamubera umukazana. Uzi ukuntu mama agukunda se? Noneho ubwo wagize ngo namusabye kuza ku ishuri azi icyo nzira? Habe namba, ahubwo namubeshya ibindi. Nzi ko nagira diregiteri aramu umwanya nkisobanura, mama akanansabira imbabazi. Barinze bajya muri refe, uwo munsi baranasangira. Nyuma y'icyumweru muri break, Jisi yicaranye na Nike, umukobwa w'inshuti ya Shakira wigaga mu wa kabiri, yaje kumureba amuzanira urupapuro. Nike ntacyo yari guhisha Jisi, yarufunguye areba. Umukono wari uwa Shakira wari wamwandikiye ati Nike ni Shakira. Ubu nagarutse mu kigo, weekend bampaye yarangiye. Ndabizi ko nca amazi nkana, ariko urwo ngukunda urarubona. Niteguye gukora icyo ari cyo cyose ku bwawe. Babarira wikomeza kunyicira umutima kubera gutekereza ko urukundo rwanjye nawe rudashoboka. Basi nyemerera mu gutange nguherekeza, no mu gitondo nkurinde tuzane kwiga andi masaha uri kumwe na Jisi wawe. Sinshaka kuzongera kuguteza ibibazo ngusanze ku bwiherero, kandi sinzagaruka kuri karasi yanyu yo mu wa kane niga mu wa kabiri. Animatera hambonye yanyica. Yasoje amusaba kuza kumusubiza. Jisi yahise aca urwo rupapuro n'umujinya mwinshi, atari ko kariya gakobwa kagushaka hiki. Nike ati nawe wabibonye ko ari ufata iya mbere, njye rero nta kindi nakora usibye kumureka. Jisi ati nanjye nzajya nguherekeza, mu gitondo nkurinde tuzane kwiga, saa sita tujyane kurya, nta hantu na hamwe azakubonera, keretse niyongera kugusanga ku bwiherero. Nureba nabi naho nzajya nguherekeza. Nike ati sheri, kuki ushaka kwivuna? Ko tudataha mu cyerekezo kimwe uzajya umperekeza ute? Niba na Shakira ataha mu cyerekezo cyanjye, nyura haraguru y'iwabo ugakomeza. None wowe uzabigenza ute? Jisi ati nakumvise ntunshaka. Nike ati ariko nzakugire nte? Singushaka se, icyo nkoze kigatuma ubivuga niki? Jisi ndagukunda kandi ntabwo Shakira yakunkuramo. Nigeze nkubwira ko nzamwemerera kumperekeza we se? Jisi ati ngaho musubize ndeba rero. Yanditse urupapuro ati Shakira ndakubaha kandi nemera ko nkunda, ariko urabizi ko mfite umukunzi, sinamureka kubera wowe. Ibyo gutahana nawe no kuzana nawe ku ishuri byibagirwe kandi umpa amahoro. Urwo rupapuro yaruhaye Jerome aba ari we urujyana. Shakira yasabye Jerome kuba aretse kugenda, rusoma yumva n'ikiniga cyinshi, aramubwira ati genda umbwire Nike ko muhaye rugari, sinzongera kumutesha umutwe na rimwe, ariko umusabe basi nitujya duhora ajya nsohoza ntakamfate nk'umuntu wamwiciye. Nanjye sinjye nta marangamutima yandenze. Jerome yamugiriye impuhwe ati humura ndagutumikira kandi ndaharanira ko muba inshuti zisanzwe nibura. Shakira turakomeje? Nawe ati yego ndakomeje rwose. Buriya wemeye mukaba inshuti zisanzwe ukareka kuba umuzanyeho iby'urukundo byagufasha kwiyakira, hari n'igihe yazagera akagukunda. Shakira ati Jerome nutuma yemera kumbera inshuti nzakugurira akantu pe. Yagiye kureba Nike amubwira agahinda ka Shakira, aramubwira ati urukundo nta muntu umenya ibyarwo. Usanga wakunze umuntu utabizi, utazi impamvu, kumwikuramo bikakunanira. Uko byamubayeho niko nawe byakubaho. Icyo atandukaniyeho n'abandi bakobwa nuko yagerageje uko ashoboye kose ngo umwiyumvemo, kandi arwanira urukundo rw'uko ashoboye. Ariko kuko amaze kubona ko nawe umuhuriye, yemeye kurekura. Arantumye ngo mugusabire imbabazi ngo nawe siwe yisanze yagukunze. Yisabiye ko nibura wajya umusohoza ntumufate nk'umwanzi, kuko nawe yiyemeje kutazongera kugutesha umutwe na rimwe. Ubu si cyiza, si uko mwakwibera inshuti zisanzwe? Nike ati ariko Jero, wigeze ukunda umuntu? Ubwo uzi icyo bisobanuye kuba inshuti isanzwe n'umuntu wanze ko mukundana? Wenda urabizi, ariko reka mbigusubiriremo. Nta kintu kibi nko kuba inshuti n'uwo wateye indobo ufite n'undi mukunzi. Ashobora kwihimura akaba yangirira nabi cyangwa akabikorera Jisi dukundana. Nagende singiye kuba inshuti ye. Icyo nzakora no kumusuhuza duhuye, nta kindi. Shakira ntiyongeye gusohoka mu ishuri na rimwe. Na saa sita ntiyajyaga kurya, yabaga yazanye amata akayanywa abandi bagiye muri refe. Yahoraga arira, amarira yenda kumushiramo. Mu rugo naho ntiyongeye kwisanzura, yahoranaga agahinda. Gusa ntiyari kubyikoza imbere ya nyina kuko yari kumucamo kabiri. Yararaga arira, ku ishuri akirirwa arira, kwiga bitangira kumunanira. Igihembwe cya kabiri cyarangiye ari mu banyeshuri ba nyuma mu bagize amanota make. Mu biruhuko abanyeshuri bose bafashwaga n'ikigo barahamagawe ngo bakorane inama na diregiteri. Bari bagiye gupanga uko muri ibyo byumweru bibiri bazakora mu mirima y'ikigo. Hari hezemo ibigori, rero bagombaga kubisarura kugira ngo mu gihembwe cya gatatu bazarye ku buntu. Buri munsi bajyagayo bagasarura ibigori byumye bakabizana mu kigo.
habura iminsi ine ngo basubire ku ishuri. Imirimo yose bari bamaze kuyisarura, cyane ko bafatanyaga n'abandi bakozi baturukaga hanze. Nk'ibisanzwe iyo Nike yatahaga anyuraga ruguru yo kwa Shakira. Kuri uwo munsi rero yamusanze ku muhanda yanga kumunyuraho. Yaramusuhuje, Shakira aramubwira ati wabaye uretse tukaba tuganira se ko namaze kwiyakira n'ubundi. Nike ati uburisari wamaze kwiyakira ubu ntabwo ukinkunda? Nawe ati wapi pe, ahubwo naratekereje nsanga nari umusazi. Nike ati wawu, uriya wankundaga nifitiye umukunzi ntabwo byari gushoboka. Muri ako kanya imvura yatangiye gutonyanga. Byagaragaraga ko ishobora kugwa, ariko Nike yibwiraga ko iri bugwe nimugoroba. Yarebye hakurya abona ari nyinshi, abwira Shakira ati reka ngende niruka nigwa ndugamaho ndaba ngeze. Yaramusetse aramubwira ati ngwino wugame iwacu ntacyo tugutwara. Yaremeye bamanuka hepfo y'umuhanda bajya iwabo. Bakigera mu nda imvura yaguye ari nyinshi cyane, bakinga urugi ngo amazi atinjira imbere. Shakira yari mu rugo wenyine, iwabo bagiye mu kazi. Batangiye kuganira bicaye ku ntebe ebyiri, birangira bicaye kuri imwe kuko byasabaga ko umwe asakuza kugira ngo ndamwumve bitewe n'imvura yagwaga isakuza ku mabati. Yikundiraga Nike n'ubundi, kandi ukuntu yari yambaye byatumaga Nike amutekerezaho cyane. Yari yambaye ijipo ngufi bidasanzwe yarengejeho igipira. Yamwicaye iruhande amwiryamishaho, Nike aramwihorera. Yigize nk'usinziriye, Nike amufata ku matama amubaza ati Shakira ko usinziriye ndaganira nande? Shakira yanze kumusubiza, mu mutima arivugisha ati reka niryamire mu bituza byawe niho nkuboneye. Nike yumvise ari byiza akomeza kugenda amukora mu musatsi amufata no ku matama. Shakira yarabyishimiye arihwereza noneho. Urugi rwo kuri salo bari barwegitseho gusa batavuniyemo urufunguzo. Se wa Shakira yari ku murenge kuko akenshi ariho yabaga ari. Imvura yakomeje kwiyongera agira ibitotsi aza mu rugo ngo yiryamire. Yageze iwe aparika imodoka akingura urugi. Kubera ko ari hakinze mu nzu hasaga ntarimo akijima. Urugi rwarakingutse hazamo umucyo Nike arikanga. Se wa Shakira yari yinjiye. Yarahindukiye bakubitana amaso, agahinda karamwica ati Nike, si watumye nza gutakamba ku kigo washutse umukobwa wanjye ugatuma gusanga ku bwiherero? Ntiyagutabaye akavuga ko urengana, none urambwira ngo iki? Nike yashatse kwigizaho Shakira, umukobwa akomeza kumuryamaho. Yumvise ijwi rya se atinya kumureba no mu maso. Se wa Shakira nawe ati mugume mutyo ntimugerageze guhaguruka. Imvura yatangiye kugabanuka, ahamagara umugore aramubwira ati tebuka uze mu rugo urebe ishyano twagushije. Yateze mutageze asanga Nike yicaye ku ntebe Shakira nawe amwegamiyeho. Yari yabategetse kuguma batyo kandi wari kugerageza guhaguruka ariko kumumerera nabi. Uwo mwanya nyina yahamagaye polisi avuga ko basanze umusore ari gusambanya umukobwa wabo. Mu gihe abapolisi bari mu nzira baza, nyina yafashe umukobwa amujyana mu cyumba yongera kumugarura amutegeka kongera kwicara iruhande rwa Nike akamuryama mu bituza. Abapolisi barahageze barebye umusore babona ari mukuru. Bamubajije imyaka avuga ko ari 22. Hari ubwo yajyaga ava mu ishuri bituma agira iyo myaka yose akiri mu wa 4. Umukobwa we yaragifite imyaka 17 iri hafi kuzura 18. Nta kindi bakoze batumyeho umubyeyi wa Nike azazanye indangamuntu ngo barebe imyaka yavuze niba ari yo koko. Basanze ari 22. Kubera ko bari mu biruhuko banze kubafata nk'abanyeshuri, ahubwo Nike bamufashe nk'umuturage usanzwe akaba yahohoteye umwana utaruzuza imyaka. Uwo mwanya bamwihutanye kuri sitasiyo ya polisi, Shakira bamujyana kwa muganga. Igitangaje nuko kwa muganga bemeje ko yasambanyijwe. Ibyo bisubizo babijyanye kuri polisi, hanyuma umusore ategereza umunsi wo kujyanwa mu rukiko. Iwabo wa Shakira bari bamuhaye itegeko ryo kutagira icyo avuga na kimwe, kandi ntacyo polisi ari kwirwa imubaza yabonye ibisubizo byo kwa muganga bigaragaza ko yasambanyijwe. Amakuru yahise akwirakwira ahantu hose ko Nike yasambanyije umukobwa w'abandi utaruzuza imyaka y'ubukure akaba yafunzwe. Inkuru yageze no kuri Jesse. Agahinda karamweguye araboroga atangira kwiciraguraho no kwivugisha ati Nike, ndari mbizi ko mbeshya. Shakira ni mwiza ntahuriye nanjye. Ndabizi ko utigeze na rimwe nkunda, ahubwo nagukunze cyane uramfatirana. Iyo mba ntarakwandikiye note ku munsi wa mbere nkikubona niho ari kuzigera unansuhuza. Wamvugishaga kuko washakaga kunkoresha icyo ushaka cyose. Yagiye mu buriri ararira arigaragura. Mu gihe Nike yari akiri muri gereza, amashuri yaratangiye. Inkuru zari mu banyeshuri bose ko bamufunze bamuziza gusambanya Shakira. Icyakora abanyeshuri bamwe b'abasore bamuvugiragaho bavuga ko yariye neza, bati Shakira nta muntu ataguje. Bo bari bemeye ko yaryamanye nawe bakabafata, ntibari bazi ukuri. Shakira yagiye ku ishuri asanga abandi bana bari kumuvugaho. Yasohotse hanze asanga nabo bari kumuvuga hariho hahindutse ikiganiro. Yababaye by'indani kuko nabo ubwo yarabizi ko Nike arengana. Yavuye ku ishuri afite agahinda, abwira uwabo ati kuki mwafungishije umuntu muvuga ko ansambanyije kandi nta byabaye. Ubundi Nike yabakoreye iki? Urwango rwose mu mwanga n'urwiki. Sati niba tumubeshyera azavuguruza ibisubizo byo kwa muganga. Ubwo wibagiwe ukuntu wansebeje ubwo nza ku ishuri uri kuvuga ko ukunda kariya gasore ko mu batinde. Nta n'isoni ngo urakagirira impuhwe. Shakira atari ko ngenda mukunda kandi ngiye kubarega mwafungo. Ibyo mama yankoreye mu cyumba nzi ko nabyo byamufungisha. Nakubwiye ko nukomeza kwira tutyo nzagukura mu ishuri nkanakwirukana mu rugo. Nawe yifuzaga kuguma iwabo no gukomeza kwiga, ariko yatekerezaga ko ari utumye bafunga Nike kandi arengana akumva icyo cyatazakibabarira. Yakomeje kujya kwiga, rimwe na rimwe akabura imbaraga kuko umutima wamuciraga urubanza, cyane cyane iyo abanyeshuri bamusererezaga bavuga ko yafungishije umusore ukiri muto.
byavugaga ko ashobora kuzakatirwa imyaka isaga 20 yose, babitekerezaho bakagira ubwoba. Jerome yagize umujinya kuko inshuti ye Nike yari ifunzwe, nubwo atari yakamenye ko arengana cyangwa ari byo, ajya kureba Shakira arakaye. Yamugeze aramubwira ati Shakira, wamwiziritseho none birangiye umufungishije. Ariko ujya ubyishyiraho ugatekereza ari nkawe babikoreye. Ubu wishe ubuzima bwe bwose. Amashuri ararangiye, inzozi ze z'ahazaza zirahagaze. Ntazigera ashaka umugore, azafungurwa yarabaye umusaza, wowe ufite abana bakuru. Nibyo washakaga? Basi uzaza tujye kumusura. Shakira yabuze icyo avuga, amarira amuzenga mu maso atangira kurira. Jerome yaramubwiye ati reka nigendere, utavuga ngo ngufashe ku ngufu kuko utangiye kwiriza. Mu gitondo yagiye kumusura wenyine, habura iminsi 2 ngo ajyanwe mu rukiko yisobanure. Babahaye iminota 5 yo kuganira, ariko Nike yaramaze kumusobanura byose uko byagenze. Yatashye arakaye ashaka kugirira nabi Shakira, ariko akabona ntahazahera. Ku munsi wakurikiyeho mu ishuri yabwiye Jisi ibyo yamubwiye byose, Jisi yanga kubyemera. Ahubwo yaramubwiye ati kuki buri gihe ahubwo kuri Shakira? Noti nyine se ntibiguhamiriza ko arengana? Shakira nuko yiyemeje kumugusha hasi, wagira ngo waramumutereje. Ukwiriye kumva Nike ni wamukundaga koko. Iki nicyo gihe cyo kumwereka ko wamukundaga by'ukuri. Jisi ati ndabitekerezaho, niba koko yakubwije ukuri nzajya kumusura. Ariko se baba bamubeshyera bate? Kandi ibisubizo byo kwa muganga byaragaragaje ko basambanye. Jerome ati cyo nicyo gishengura Nike. Nawe ntazi uko byagenze ngo ibisubizo byo kwa muganga bimere kuriya, byemeza ko basambanye kandi bitarabaye, kuko ntiyigeze amukoraho. Babasanze bicaranye gusa, ariko Shakira babanje kumujyana mu cyumba. Ntawamenye icyo bamukoreye rero bamugejejemo. Ikindi nabakire wasanga ari uko batanze karuswa ngo bamufunge. Muri ranchi, Jerome yasubiye kureba Shakira. Yaramubajije ati Shaki, kuki koko wabeshye Nike? Yatangiye kurira, Jerome ashaka kugenda ngo atagira usanga ari kumuririra. Shakira ati mbabarira wigenda Jerome, ndihangane sinongera kurira. Nanjye ndabizi ko arengana, kandi nifuza ko ari kurwa, ariko se nahera he, nakora iki? Ngiye kuvuga ko nta cyabaye babifata nk'aho ari ugushaka kumufunguza gusa, bakavuga ko nanjye nari mbishaka. Ibyo rero ntibyatuma adafungwa, kuko njye bamfata nk'uwahohotewe, nk'umuntu utagira ubwenge. Yewe sinemerewe no kuba namuburanira. Ikimbabaza kurushaho nuko ibisubizo byaje bigaragaza ko nasambanye. Nanjye mfite igisebo cyo kugaragara nk'indaya. Nakora iki ngo bimukurweho? Ndwanye umuryango wanjye se? Nimbikora bikabagiraho ingaruka nzabaho nte, kandi ari wo bamenyera buri kimwe. Jerome nawe ati wemera ko Nike azira ubusa? Shakira ati nanabibwiye abapolisi, ariko banze kunyumva. Bambwiye ko abana bangana nanjye ariko bavuga iyo bafashe umusore wabashukaga akabasambanya. Ngo abana nkatwe tuvuga ko nta cyabaye twibwira ko babarekora. None urumva nakora iki Jerome? Jerome yamuze icyo amusubiza, amusezera arigendera. Yabibwiye Jisi, ariko Jisi aramubwira ati nabyo simbyemera. We na Shakira barakundanaga, niyo mpamvu ari kumuvugira. N'ubushize yaramuvuganiye yemera kwirukanwa kubera Nike. Jerome atari ku bundi wamukundaga, kuki utajya umwizera na gake? Ayo magambo na Nike yari yarigeze kuyamubwira, amubaza impamvu atamwizera. Yabwiye Jerome ati noneho ejo tuzajye kumva uko yisobanura. Ku rukiko yisanze agomba kuburana n'impapuro gusa. Icyaha cyo guhotera Shakira bafataga nk'umwana cyari icyaha kidasanzwe. Umwana nka Shakira niwe ari kumuzana mu rukiko ngo wenda nawe avuga ukuri kwe. Mu kwisobanura Nike yahakanye icyaha yashinjwaga, bituma bamuha iminsi 30 yo kuba afunzwe by'agateganyo. Shakira yakomeje kunengwa n'abanyeshuri benshi cyane. N'ubundi bamwe baramubwiraga bati imyaka ufite ni myinshi. Uretse iby'amategeko bagomba kubahirizwa kandi bagahana waguye mu cyoho, Nike si we muntu wa mbere waba ukoze kiriya cyaha. N'abakobwa b'imyaka 15 ubwo bashobora kugusha umusore mukuru. None wowe birangiye umufungishije ubuziraherezo ku kwezi kumwe gusa baburaga ngo uzuze imyaka 18. Byageze aho biramurenga, bimera nk'itotezwa kuri we. Yaratashye abwira iwabo agahinda ke, nubwo byari bigoranye kubivugira imbere ya nyina. Kugira ngo byorohe nyina yanzuye ko agomba kujyanwa muri interina, akabanza kwibagiza ibyabaye. Igihembwe gisoza umwaka cyarangiye Nike akiri muri gereza, akiri muri ya minsi 30. Shakira we bamwimuriye muri interina, abari hatangirira mu mwaka wa 3 ngo barebe ko yatuza. Yifuzaga ko Nike afungurwa, ariko ntacyo yari kubikoraho. Ageze ku ishuri yiyemeje gusura Nike ajyanye n'urupapuro ari gusiga kuri polisi. Yateze imodoka aho yigaga muri interina, agenda yambaye iniforume. Yageze aho yarafungiwe, bamuha umwanya wo kuganira nawe. Baganiraga Nike ari inyuma y'ikirahure, bakarebana ariko batakoranaho. Kugira ngo amajwi abashe gusohoka, bari barashyizeho utwenge twinshi, barasizeho na kenge gato yashoboraga kumeheraho ibyo yaramuzaniye. Nike akimubona yazenze amarira mu maso. Shakira nawe arira cyane ati Nike, mama na papa ni inyamaswa, ariko mbabarira kuko byose byatewe n'urukundo nagukunze. Nazanye wari usobanura neza uko byagenze, wenda nibayisoma bazakubabarira. Sinishimiye na gato gukomeza gufunguza icyaha utakoze. Nanjye aho ndi sintuje, umutima wanjye uruncira urubanza. Iminota yararangiye Nike asubira mu bandi bagororwa, hanyuma azana urupapuro ari umupolisi wakurikiranaga ibirego. Uwo mupolisi yitwaga Benoni. Benoni yararufunguye, asanga umukobwa yanditse ati nitwa Shakira, ubu nujuje imyaka 18. Umusore uri hano muri gereza witwa Nike ararengana. Ntitwigeze turyamana na rimwe, mama na papa nibo bashatse kumufungisha kuko wenda bafite ibindi bapfa.
njye bangize nk'igikoresho cyabo kugira ngo babone uko barenganya Nike. Nifuza ko ahubwo ubutabera akarekurwa agasubira mu masomo ye. Ku rundi ruhande mama wa Nike agahinda kamushenguye umutima. Inka yari aragiye yarayitanze kuko Nike ariwe yahiriraga cyane. Mbere yo kujya kwiga yasigaga ubwatsi, yagaruka nabwo akajya kwahira ubwo irarira. W'icyo yakoraga ni ukuyishakira utwongeranye n'ibyo yabaga yahiye akanahiha amazi ku manywa. Kuri gereza Nike yararaga hasi kuko nta matera yageraga. N'iwabo yararaga ku kirago. Ikintu yari afite kari agashuka mama we yamuzaniye ari nako yiyorosaga mu rugo. Iyo yagiraga amahirwe abandi bari bafunganye bamuhagaho kurara bakemera kwibyiga ku tumatera twabo. Ariko nabwo atoraga agatotsi yakanguka agasanga yageze hasi n'agashuka ke bagakuruye bakiyoroshe. Ku kindi cyumweru Shakira yagarutse kumusura ahageze abanza kunyura kuri wa mupolisi Benon yahaye urupapuro amubaza niba hari icyo bazabikoraho. Yaramubwiye ati turacyakora iperereza. Nidusanga hari ibyo wanditse byadufasha ntituzabyirengagiza. Umukobwa yagiye kureba Nike amubonye mu mutima atangira kumva amubabariye ati uyu mukobwa ashobora kuba nkunda koko. Kuba mfungiye hano si ubushake bwe, ni urukundo yankunze. Ikindi akomeje kunsura kandi yatanze amahoro asaba ko mfungurwa. Ikibazo nuko ntacyo bizamara. Ariko nanone yarebye ukuntu yasaga neza yambaye akaniforume atekereza ku nzozi ze zari zigiye gupfa ubusa, amarira mu bana menshi yongera kumurakarira. Mu mutima yaribajije ati ubundi kankundiraga iki koko. Yaraje bahurira kuri cya kirahure Shakira mu ibyo yaramugemuriye anamubaza ikindi yamufasha. Nike ati nta matera mfite ntashuka mbese ndara mu mibu no mu mbeho. Shakira ati mfite amafaranga bampaye ku ruhande ngiye kugushakira matera nzaza nyizanye n'ingaruka. Nike ati ariko wanayigura nona ukayibaha bakayima. Yamusezeye abanza kujya kugura matera n'amashoka abizana kuri wa mupolisi Benon yari yarahaye urwandiko amusaba kubiha Nike. Benon yatangiye kubitekerezaho yafashe ibyo Shakira yaramuhaye abiha Nike. Ku ruhande rumwe Nike yaramwumvaga kandi akamwubahira ko yarakomeje kumwitaho ariko nanone akumva murakariye. Jerome na Jesse bari baramusuye mu minsi ya mbere ariko ntibari bakimusura. Mukuru we n'abashiki be bo bari baramurakariye badashaka no kumenya amakuru ye. Kubera uburwayi mama we ntiyarakimusura. Umuntu yarasigaranye ko kumusura yari Shakira ari nayo mpamvu muri we yaratangiye kumwishimira nubwo ari we ari intandaro ya byose. Wa mupolisi Benon yakomeje gutekereza kuri Shakira ahamagara ku kigo yigagaho abasaba kutazongera kumuha uruhushya rwo kuza kuri gereza. Yabahaye amakuru yose arababwira ati uwo mwana aza gusura umusore ufunzwe kubera we. Uwo musore ntarakatirwa yahawe iminsi 30 kuko yahakanye icyaha aregwa. None uwo mukobwa akomeje kumusura buri cyumweru kandi bishobora kumwangiza. Byatumye bamwimura uruhushya bamubuza kuzongera gusohoka ikigo ngo agiye gusura umuntu kuri gereza. Ubuzima bwarakomeje Shakira ageze yakira ko nta kundi bizagenda ko nyine ubwo Nike agomba kuzira icyo atakoze. Igihembwe cyararangiye asubira mu rugo iwabo bamukumbuye nawe aza basekera nkaho nta cyabaye. Nyuma y'amezi 9 Nike ari muri gereza ategereje ko iminsi 30 y'agateganyo ishira yasubijwe mu rukiko. Yisobanuye avuga ko nta cyaha yakoze ko ibyo bamurega byose nta kuri kurimo. Ibyo byatumye akatirwa imyaka 20 ndetse bamujyana muri gereza yagombaga kumaramo iyo myaka yose. Yimuriwe mu yindi ntara bamujyana Shakira atanabizi kandi byari kugorana akamenya aho bamujyanye. Yageze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye agera igihe cyo gukora ikizamini cya leta ataramenya aho Nike aherereye. Bamuhaye ikindi kigo yagombaga gukomerezaho mu wa 4 ajya kwigira yaratuje ibya Nike yarabihariye Imana. Gusa hari ubwo yabitekerezaga bikamubuza amahoro. Yazinutswe urukundo yanga ko ari undi musore wakongera kumutereta. Yishinjaga kuba umuteramwako akavuga ko aramutse akundanye n'undi musore nawe yamutera umwako nk'uko yabuteye Nike. Ahantu hose yari yarajyanye impapuro asaba ko bamufungura ntiyari yarigeze avugamo ibyabereye mu cyumba. Yashakaga kubivuga ariko agasanga byatuma ababyeyi be bafungwa. Usibye cyagiye atarakatirwa ntibari baheruka kumusura. Bari baza afungiwe ariko ukuntu hari kure nta mafaranga bari kubona y'amatike mu buryo bworoshye. Uburwayi mama wa Nike yahoranaga nabwo bwageze aho buramuhitana ashyingurwa Nike adahari atanabizi. Kandi nyuma yaho yabuze n'uwabimubwira kuko nta wari ukimusura. Jesse we yari yaratangiye kwikundanira n'undi musore wararangije kera. Muri we ntiyaragitekereza kuri Nike na gake yumvaga ari kuzira icyaha yakoze. Yari yaranze kwemera neza ko yaba arengana kuko yarazi ukuntu Shakira yamwibambazagaho. We yumvaga ko niba bari mu nzu imwe imvura ikagwa nta kabuza ko basambanye. Bagiye mu cyarita gisoza mu wa 6 segonderi bagisoje mu gutaje Roma asanga Shakira ku muryango w'ikigo amutegereje. Yaramubwiye ati Jero Imana irabikoze aba ari we usohoka mbere. Ni ukuri mbabarira umbwira aho afungiwe. Kuva bamwimura nta yandi makuru ye nigeze amenya. Ubundi se mama wameze ate? Jerome n'agahinda kenshi atumva nkubwire mama wa Nike yarapfuye kandi sinzi niba abizi kuko simeruka kumusura. Nta n'umuntu wawe wigeze amusura ngo wenda yabimubwira. Bamushyinguye kera tukigera mu wa 6 mu gihembwe cya mbere. Ikimbabaza nuko nanjye nabimenye nyuma baramaze kumushyingura ariko nta kundi nari kubigenza. Shakira noneho yenze guturika umutima yitura hasi ako kanya. Umutima we wamushinje ko ari we watumye apfa atekereza ko Nike batamufunga bitari kuba. Yagiye muri koma abandi banyeshuri baturukaga mu kigo bavuye mu kizamini basanga ari kugerageza kumwegura.
bahise bamwuzuraho. Jerome arahangayika cyane, na Jizi yahise ahagera waza yisekera avuga ati ubu nawe agiye kumufungisha niko yabaye. Abarimu nabo barahuruye, abapolisi bari baje gukoresha ibizamini bahita bahagera bihuse. Icyo kigo Shakira yaraguye ku marembo yacyo nicyo yigagaho mbere. Bamwe mu barimu bashungereye bari baza ababyeyi be bahita babahamagara bamenyesha ko ajyanywe mu bitaro igitaraganya kandi ko yagiye muri koma. Nabo bahise birukirayo ariko bagenda batazi icyatumye ajya muri koma. Jerome bamujyanye kuri polisi bamunaga mu bandi bari bahafungiye. Yatekereje ko wenda ubwo abaganga bagomba kubanza gusuzuma niba atigeze amukoraho ngo babanze kwemeza ko atari wamuteye kugwa igihumure. Icyakora nyuma y'isaha hageze baje kumubaza uko byagenze abisobanura ntacyo yibeshyeho. Arababwira ati ari umukecuru wapfuye atabizi, nabimubwiye ahita agwa hasi, nanjye sinzi impamvu. Baramurekuye arataha kuko gutanga amakuru mabi ntibyari icyaha, keretse yaba yamubwiye agambiriye kuyakoresha kugira ngo amuhungabanye. Byafashwe nk'impanuka isanzwe kuko kumubwira ko umukecuru apfuye nta cyaha cyari kirimo. Icyakora abapolisi barimo na Benoni bari babizi neza ko umukecuru ari nyina wa Nike kandi bazi ko Nike yafunzwe azira ko yaryamanye n'uwo mukobwa Shakira ubwo yarakiri munsi y'imyaka 18. Benoni yabitekerejeho kabiri yibuka n'urwandiko yahazanye asaba ko Nike arenganurwa ko ababyeyi bari bo bamufungishije nkana. Yahagurukiye noneho kwinjira mu kibazo neza kuruta mbere ngo arebe niba kwishinja amakosa yo gufungisha umuntu uzira ubusa na nyina akaba yarapfuye bitaba ari byo bibigizemo uruhare akaba aguye muri koma. Byanga bikunda bemeje ko Shakira afite ihungabana muri we rikaba rigaragaye neza ariko ryongereyeho iyo nkuru mbi. Kwa muganga ababyeyi be bahageze bafite ubwoba basanga umukobwa asa n'uwahwereye. Bari bamushyizeho bimwongerera umwuka wa ogisijeni ngo barebe ko yagaruka ibuntu. Bo bari babizi neza ko nayo ikarengana, gusa ntibari bakamenye neza impamvu Shakira yaguye igihumure n'impamvu yajyaga ku kigo yigagaho mbere. Nicyo utekereje ko kizaza mu gice cya 3? Ntuzacikwe.